rwose najya amena ikintu wimurihisha. Ni umwuka mubi w'abadayimoni wa Rabani. Abantu bafite umwuka wa Rabani wirukanye muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Babyeyi badamu musa neza, mwishyuza abakozi ukamwishyuza n'iteremusi yamennye. Kumwigisha kare ku burangare ni ngombwa, ariko kubimurihisha urabiriha ndagukata kuri 15 umuhembe ntago byemewe. No mwuka wa Rabani. Yararimo abibwira Imana, yararimo asenga Imana, aravuga ngo Mana nambutse no mfite inkoni gusa, none ungaruye iwacu waranyaguye warakoze umurimo ukomeye. Haleluya! Nari muzi ko hari abantu bambutse no bafite inkoni gusa. Hari abantu mu materaniro bambutse no bafite inkoni gusa. Mwashakanye mufite kamatura gacitse, ariko mufite ibimenyetso by'uko Imana yaguye. Hari abantu baje kwiga muri SFB uyu munsi akaba atuye mu mujyi. Imana yaramwigisha no kwambuka rompuwe. Ndabizi hano hari abantu baje kwiga muri Kiste bahamina. Hari abantu baje bazanye yambaraje ya kera y'umukara. Hari igihe umuntu ajya gusengera ibyifuza agahamagara abandi bantu ukabura bavangiye ntibaryoherwe. Muranyumvise? Kwimenya ni ngombwa mu izina rya Yesu. Ni nayo mpamvu ngewe naje mu masengesho ntabwo nishinga umuntu turi kumwe, kuko ashobora kuba ari umwana wa pasiteri. Nese umwana wa pasiteri murabona mushumba ari hariya. Hari imyanzuro Imana iri gufatira umwana we kubera ko papa yicaye hariya. Niba wowe wanyu uyu mwanya bari guterekera, ubwo nawe hari imyanzuro iri kuba. Bwira mwene so ngo ujye wimenya. Tugira ikibazo uko abantu babaho mu Rwanda niko bashaka kubaho n'imbere y'Imana. Umuntu ntavuga uwo ari we. Hada Imana nsengeye kurare ntabwo ari cyo kiri mu mutima. Bwira Imana ko ukeneye umugabo, ibya korari hari abandi babisengera. Mana ndasengera umurimo wawe ntabwo ari cyo wazanye. Bwira Imana ko umwaka urangiye umerewe nabi, uko niko kuri Imana ikeneye. Turi kuganira amagambo aremereye avuga kwaguka. Nabivuzeho ku wa kane ntabwo ndaza kubisubiramo, ariko abo tutabanye ndababwira ibintu bibiri mu byo navuze. Icya mbere navuze nuko Imana idufitiye mu maserivisi manini Imana ifitiye abantu, harimo na serivisi yitwa kubagura. Twabonye yuko Imana yagura mu mwuka, ikagura mu marangamutima. Imana ishobora no kwagura no mu mufuka kugira ngo tubone impamba z'urugendo. Ibyo twarabivuze ko tutabanye, kandi izo serivisi Imana irazifitiye, tuvuge ngo amen. Icya kabiri nababwiye, twavuzeho ku wa kane, nababwiye yuko hari ibintu byinshi bituma abantu bataguka. Twarabisobanuye tuvugamo byinshi. Icya mbere nababwiye yuko umuntu ashobora kuba afungiranye ariko atabizi. Nicyo Bibiliya yita kumera nk'inka cyangwa se nk'inyana iri mu ruhongore. Babwira yuko inyana igira imbaraga. Rwose najya amena ikintu wimurihisha. Ni umwuka mubi w'abadayimoni wa Rabani. Abantu bafite umwuka wa Rabani wirukanye muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Babyeyi badamu musa neza, mwishyuza abakozi ukamwishyuza n'iteremusi yamennye. Kumwigisha kare ku burangare ni ngombwa, ariko kubimurihisha urabiriha ndagukata kuri 15 umuhembe ntago byemewe. No mwuka wa Rabani. Sana ureba mwene se umubwire ngo ibyo bintu ntibyemewe. Icya gatatu, Bibiliya iravuga ngo kumanywa yicwaga n'inyota, nijoro imbeho ikamwica. Yahinduye ibihembo bye inshuro 10. Urumva sebukwe yamuhinduriye ibihembo inshuro zingahe? Inshuro 10. Ikindi ni cya gatandatu, ngo yari afite n'umugambi wo kumusezerera amaramasa. Nubwo ari babanye imyaka 20 yari afite umugambi wo kumusezerera amaramasa. Ariko Imana igira serivisi zo kwagura abantu bayo. Irabyanga, iramusanga, iramubwira ngo umukumbi wose utekereza wakoreye uwufate. Ufate n'abagore bawe n'abana bawe, uhaguruke ndi Uwiteka nkugiriye imbere. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Yesu ashimwe. Haleluya. Yahagurukanye abagore 2 n'inshoreke 2. Ahagurukana abana 12. Muri Bibiliya havuga umwe kubera ko ntibabaraga abakobwa. Dina nawe yari umukobwa we, ubwo ni 12. Muranyumvise? Yahagurukanye imikumbi irimo ihene, intama, ingamiya, inka n'indogobe. Hari ubuhamya atanga akavuga ngo nambutse ino mfite inkoni gusa, naje kwa Rabani mfite inkoni gusa. Yararimo abibwira Imana, yararimo asenga Imana, aravuga ngo Mana nambutse ino mfite inkoni gusa, none
ungaruye iwacu, waranyaguye, warakoze umurimo ukomeye. Haleluya. Mwari muzi ko hari abantu bambutse ino bafite inkoni gusa, ariko uyu munsi hari ibimenyetso batahakana, hari ibimenyetso badashobora guhakana. Imana yeguye. Reka nsoze. Hatole zone kota. Imana ishimwe. Kandekera aho ngaho. Iyo nafashijwe ndaceceka no izina bigenza. Mushumba ugarakomeza bimfashemo. Ari ukuntu njya mfashwa ngata umutwe ngaceceka. Hari abantu mu materaniro bambutse ino bafite inkoni gusa. Mwashakanye mufite kamatura gacitse, ariko mufite ibimenyetso by'uko Imana yaguye. Hari abantu baje kwiga muri SFB uyu munsi akabatuye mu mujyi. Imana yaramwigisha no kwambuka rompuwe. Ndabizi hano hari abantu baje kwiga muri kiste bahamina. Hari abantu baje bazanye yambaraje ya kera y'umukara, niyo bambukanye inaha. Ariko yashimwe Imana yakoze umurimo ukomeye muri serivisi z'ubugiraneza. Imana yaratwaguye. Kugira ngo nsoze rero, nyongera iminota 5 mite nsoze. Iminota 5 yonyine. Yesu ashimwe. Haleluya. Nubwo Imana yabimuhaye yarasigaranye ikibazo kimwe. Mu ndebe hano mwese mbibabwire. Mbabwira ukuntu Imana yagura umuntu mu buryo bwuzuye. Ntabwo Imana yagura umuntu mu buryo bw'igice. Yarasigaranye ikihe kibazo? Yari afite mukuru we witwa Esawu. Mu byose yababwiye arimo abaraga umugisha. Yageze kuri Esawu aramubwira ngo nubwo nkuraza ibintu bisa n'umuvumo, ariko nukoresha inkota yawe kuri uyu, kuri murumuna wawe Yakobo, ugakoresha inkota, uzikiza Nira. Nira ni ubwoko bw'icyuma bashyira mu kanwa k'inka zihinga. Mu yandi magambo yashaka kumubwira ngo uburetwa, umuvumo, gukorera murumuna wawe uzabyikiza nukoresha inkota. Nubwo yambutse asubiye iwabo afite umutungo, afite abagore, afite inshoreke, afite abana, ariko ntabwo Imana yamwaguye mu buryo bwuzuye. Ndashimira Imana ko ari Imana iduhishurira umuntu akamenya ko atagutse mu buryo bwuzuye. Yakobo arabimenya, aravuga ati nubwo Imana yakoze, ariko ntabwo nagutse mu buryo bwuzuye. Bituma afata umugore we n'abana abasiga hakurya, asigara ku nkombe y'icyambu cya Yaboki, ajya kubonana n'Imana. Nabikunze. I love it. Haleluya. Haleluya. Uziko nshoje bene data. Utahana ingaruka. Mwarimu Shemu niwe nsabye azampa iminota 50 mu izina rya Yesu. Igihe cyose duhuye mu minota 15 cyangwa azampa amasaha 2. Buri butani yongera kuntumira azabizirikana azampa amasaha 2 mu izina rya Yesu. Haleluya. Murebe hano mbabwire kuri Yakobo nsoza. Yakobo hari ikintu gikomeye. Asiga umugore, asiga abana, asiga n'imitungo. Muzi impamvu atabajyanye mu masengesho. Icyifuzo yaragiye gusengera ntibari ku cyumba. Kuko yaragiye gusengera amateka yabaye badahari. Bari kumuvangira mu masengesho. Bwira mwene so ngo ujye wimenya. Hari igihe umuntu ajya gusengera ibyifuzo agahamagara abandi bantu ukabura bavangiye ntibaryoherwe. Muranyumvise? Kwimenya ni ngombwa mu izina rya Yesu. Ni nayo mpamvu ugiyeyo naje mu masengesho ntabwo nishinga umuntu turi kumwe, kuko ashobora kuba ari umwana wa pasiteri. Mwese umwana wa pasiteri murabona mushumba ari hariya. Hari imyanzuro Imana iri gufatira umwana we kubera ko papa yicaye hariya. Niba wowe wanyu uyu mwanya bari guterekera, ubwo nawe hari imyanzuro iri kuba. Bwira mwene so ngo ujye wimenya. Noneho murebe hano, amaze kubasiga ajya ku cyambu cya Yaboki. Ndashimira Imana ko Imana ihora idutegereje. Umwanditsi w'indimba 49 yaravuze ngo ihora idutegereje kugira ngo idukenure. Imana ihora idutegereje. Muvuga ngo Imana iradutegereje. Akihagera Yesu aramugenderera, ariko amugenderera yaciye bugufi. Ngo yaje akirana. Gukirana ntabwo bisobanuye ko Yesu ari ku rwego rw'intambara nk'urwa Yakobo. Oya, bisobanuye ko ari ukwiyoroshya kugira ngo muhe serivisi z'ubugiraneza. Barakirana, ngiye gusoza ndeba ngiye gusoza.
mu minota mike yansigaranye. Ngo barakirana, barimo bakirana, muranyumvise? Marayika w'Uwiteka amukora ku nyonga yita ko bigeze mu rukerera, aramubwira ngo ndekura. Mundebe hano makopeza ikintu, abantu mwese mushaka Imana nimurangara muzatahana umutsi wamaze gukurwamo imbaraga. Nizo mwari mwajyanye muzataha nazo mufite, ariko nimuba maso mwagiye gushaka Imana, nimuba maso mwagiye kuvugana n'Imana. Reka mbatangaza ari mu buhanuzi bukomeye. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimuba maso. Hari ikintu cyantangaje navanyemo. Aramubwira ngo nakumenya sinkurekura utampaye umugisha. Akivuga ayo magambo, muranyumvise? Marayika w'Uwiteka amubaza uwo ari we. Mundebe hano, tugira ikibazo uko abantu babaho mu Rwanda niko bashaka kubaho n'imbere y'Imana. Umuntu ntavuga uwo ari we. Hada Imana nsengeye korari, ntabwo ari cyo kiri mu mutima. Bwira Imana ko ukeneye umugabo, ibya korari hari abandi babisengera. Mana ndasengera umurimo wawe, ntabwo ari cyo wazanye. Bwira Imana ko umwaka urangiye umerewe nabi, uko niko kuri Imana ikeneye. Yakobo ndamukunda rero, niyigeze abwira Imana ngayibwire ngo urumva ngo bavuze ko ndu, yaravuze ati ngewe nitwa Yakobo. Yesu arangije akora ikintu gikomeye, aravuga ngo kuva kakanya kugira ngo nyamure ikibazo cyawe ngo uhembure byuzuye, ntuzongera kwitwa Yakobo kundi, ahubwo mwise Isiraheli. Imana ikemura ikibazo cye igihereye mu mizi. Reka mbabwire igitangaza kirimo kugira ngo duhite dusenga. Mushumba arahita se nyegera kugira ngo ntere igitutu ndahita nsoza. Haleluya, nanyegere rwose ntacyo bitwaye. Haleluya. Mu bintu byanshimishije, mukuru we bahuye yari yamwoherereje imikumbi ubaze ni nka 400, ni nk'intama 400 cyangwa inka 400, ariko zimugezeho mukuru we ngo araza. Urumva kuba Imana yamubwiye ngo ntuzongera kwitwa Yakobo mu Isiraheli, mu mwuka byahise bihinduka. Na rwa rupfu yateganyirizwaga kwakira rwahise ruhinduka. Ngo ahubwo bahuye yasanze mukuru wamukumbuye yaramubuze, ngo bahoberanya ararira, haravuga ati nari narakubuze we, ibyo gutekereza ko yamugirira nabi. Kubera iki? Imana yamuhembuye, yabikemuye ibihereye mu mizi. N'Imana yagura umuntu ibihereye mu mizi. Kubisobanukirwa bizatumaho neza.